yes, turi hano Nyirangarama rero ahagiye gutangirira irushanwa ry'amagare agenda mu misozi. Batangira bibwira abateze amatwi CralleneSport TV. Murakoze cyane, amazina yanjye ni NEZA, nkaba ndi umukinnyi wo gusiganwa ku magare yaba yo mu misozi ndetse no mu muhanda. Nyinira equipe yitwa Ray Racing Team yo mu Bubiligi. Wow, turumva ko ibyo wakoze ni byiza kandi byagwaye kugera hanze y'igihugu. Ese nk'umunyarwandakazi niki cyakubashije gutinyuka ku buryo ugera ku rwego mpuzamahanga uyu munsi twatubona uko umeze uyu munsi? Murakoze cyane, icya mbere ni ukwigirira icyizere, ubundi ugatinyuka ukabikora ubikunze. Yayo ufite icyizere ukagira n'abantu bagushyigikira ugakunda ibyo ukora, nta kabuza ugera aho ushaka. Ya nibyo, ugakunda ibyo ukora ukigirira icyizere. Ese niki wenda n'imbogamizi nyamukuru n'umwana w'umukobwa ahuriramo mu bijyanye no gutwara igare? Murakoze cyane, harimo imbogamizi nyinshi zitandukanye, nko kubuhura n'abantu baguca intege bakubwira ko ntaho uzagera, nta mugabo uzabona, bizatuma utakaza inshuti, ariko siko bimeze. Iyo wigiriye icyizere ukabikora ubikunze ugakora cyane, ahubwo abantu benshi baba inshuti zawe. Wow, aha uvuze rero ko aricyo kintu wavuga ko nyamukuru wungukiramo. Ese n'iki wabwira abandi bakobwa bagenzi bawe mu kubakundisha uyu mwuga wo gutwara igare? Icyo nabwira abandi bakobwa bagenzi banjye, igare ni ryiza cyane, ni ingirakamaro, haba gukora siporo, haba ku mubiri, haba kugufasha gutembera igihugu cyacu ndetse no hanze yacyo. Igare rigufasha kubona amahirwe menshi atandukanye, rigufasha kuba ryaguhindurira ubuzima muri make. Nabashishikariza kurikunda mukarikora, rigufasha kwirinda indwara ndetse no kubaho neza uko wakwirinda. Okay, nibyo ibyo uvuze, wumva ko harimo ikintu kinini kandi rigufasha. So niki uyu munsi wavuga ku gihugu cyacu cyafashe iya mbere mu guteza imbere umukino w'igare? Ni ubuhe butumwa wagenera abayobozi ba siporo? Murakoze cyane, ubutumwa nagenera abayobozi ba siporo, mbere na mbere ndabashimira kuba baha umukobwa agaciro, bakamufasha kwiteza imbere muri siporo, bakanamushyigikira. Ni intambwe ikomeye kandi nibyo dushaka, twese hamwe dufatanye tuzamura abakobwa, tubashyigikire. Ni imbaraga z'igihugu kandi nta kidashoboka. Nkunda kuvuga ngo nothing is impossible. Abakobwa benshi muri siporo, ubuzima bwiza. Okay, turakwifuriza ibyiza muri iri rushanwa ugiye kujyamo. Nizere ko turi mu bo tuza kubona bamanitse hariya kuri high table, uraza kuba witwara neza. So rero bakunzi ba CralleneSport TV, ni akagaruka tugiye gukurikirana ibigiye kubera hano. Bonne chance kandi amahirwe make. Murakoze cyane, namwe mugire umunsi mwiza. Bonjour, monsieur Mabet. So CralleneSport TV rero hano turahari aho bagiye gutangiza umukino w'amagare agenda mu misozi ndetse no mu tuyira tugoye. Hano rero turimo turareba cyangwa se bari kuri stand up aho bagiye gutangira urugendo rwabo. Turi live rero kuri Nyirangarama site aho bagiye kuba babitangirira. CralleneSport TV rero turategereje ko babaha order yo guhaguruka, bari kuri stand up. Segonda ni 5. Turi live na CralleneSport TV rero, nk'uko twavuze ko turi ku isonga ku bijyanye no kubagezaho amakuru ya siporo ingeri zose. Hano bari tayari guhaguruka. Go! Hano rero barerekereye nk'uko muri kubireba. Nuko tubaherekeje. So rero nakagaruka, mukomeze muturikinge, mukore share. Bye bye.